ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ifitiye itorero ryayo ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ifitiye itorero ryayo bageni beza dufite uyu munsi Uwiteka yarabarinze ngo mukore umuryango Imana ibabere urumuri ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ifitiye itorero ryayo bageni nkunda dufite uyu munsi Uwiteka yarabahuje mutangiye urugendo Imana ibabere urumuri ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ifitiye itorero ryayo ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ubukwe ushushanya urukundo rw'Imana ifitiye ugiye kubitangira ndetse zinabatangaze uburyo bugiye gukorwamo ariko mbere ya byose reka tubibutse ko nk'uko twese tubizi neza turacyarwana n'icyorezo cya COVID-19 kuko tugiye kwizihiza uyu muhango wo kwinezeza Fabrice tugerageze kwitwararika kubahiriza amabwiriza yose uko ari yo kurwanya iki cyorezo ari ubuhumyi twibasiye ko duhurira hano mu rusengero tugerageza kuri gahunda mu myanya yateguwe ababiringanirijwe bari butwereke ko twicara hanyuma n'izindi gahunda zo mu rusengero zikomereze gahunda y'urusengero neza gusoza haraza gukurikiraho igikorwa cyo kwipimisha COVID-19 ku baje mu bukwe kugira ngo bitabire kujya muri reception barapimira hano uruce rw'urusengero nyuma y'uko dusoza hano mu rusengero ariko uyu muziki bawongere nta kibazo
icyicaro akwiriye kuba yicaramo cyamuteguriwe kugira ngo urubyiruko Fabrice Nzayisenga atoza abereye umuyobozi, rumwereke ko rwishimiye ibi birori yagize by'uno munsi. Abo mubona ni abana bato babarizwa mu kigero cy'imyaka 10 kugeza kuri 15. Urwo rugaga cyangwa se karabu tukayita Pathfinder, aribo barondabukanda. Umuyobozi Nzayisenga Fabrice wagize ibirori uyu munsi, akaba ari umuyobozi w'aba bana abatoza byinshi muri iki cyiciro cy'urubyiruko rw'Abadivantisiti b'umunsi wa 7. Bakaba uyu munsi bizihiye kumwereka ko bishimiye inyigisho abaha n'uko abayoboye muri iki cyiciro cy'urubyiruko. Ntabwo ibirori birasoza, ahubwo nibwo bitangiye. Bagira bati Fabrice Nzayisenga ubana natwe muri kino cyiciro, ukatwigisha byinshi, ukadutoza byinshi. Mu byo wadutoje harimo n'imyiyereko y'uko dukwiye kunezerwa igihe twishimye, teguye kugira uko bagaragaza ibyishimo babinyujije mu myiyereko mugiye kubona. Bati rero ibintu byose bigira gahunda kandi biba bikinozwa kugeza ku munota wa nyuma, nubwo byaba byateguwe ariko ntibibura kongera gushyirwa kuri gahunda kugira ngo birusheho kuryohera abo twabiteguriye. Niko umuyobozi Olivier Tuyizere mbona arimo ababwira ati rwose ibirori by'uno munsi ntibisanzwe. Tuzakomeza tubane, dufashe ndetse tuzamuke tugere ku rwego nawe ugezeho, uduhe inkoni y'ubuyobozi, pass it on, uduhe inkoni y'ubuyobozi, gukurikiza amabwiriza n'amategeko uri buduhe kugira ngo ibirori bigende neza. Ati rero nimba mubyemeye ukomeze ibyo birori, twizihize, gusatira, kwegera Nzayisenga Fabrice, umuyobozi mukuru muri iki cyiciro, umuyobozi uyoboye uru rugaga rw'Abapathfinder. Ati muyobozi rwose tugukuriye ingofero kubera ko wadukoreye byinshi kandi byiza. Ubumenyi dufite n'uko ubona turi kugaragara haba imbere haba inyuma haba mu rubavu, byose urabizi neza ko wabigizemo uruhare. Turabigushimira rwose muyobozi, warakoze cyane. Turashima n'Imana yagufashije ikagukoresha. Akira tugukurire ingofero rwose, tukubashye, duha Imana icyubahiro, tunezezwa n'uyu munsi w'ibirori wakoze. Rwose yabanye natwe, ibintu biraryoshye. Ndabona habonetse amatsinda abiri, abantu bashobora kuba bari kubona itsinda rimwe, ariko imbere yanyu hari amatsinda abiri yose ari gukora imyiyereko
aha niho biryohera barakamera bareka ibihe umuyobozi wacu nawe tugushimiye ko tuyoboye muri ibi bikorwa kandi ukatwemerera ko tubyubahiriza twizihiza ubukwe bwa Ndayisenga Fabrice. umuyobozi mukuru Ndayisenga Fabrice, twishimiye kwizihiza ibi birori byawe kugira ngo twereke umukunzi wawe Esiteri ko tukwishimiye ko wabanye natwe kandi ko hari icyo tukikwifuzaho. Rwose Esiteri turagusaba uzatwemerere Ndayisenga Fabrice akomeze kubana natwe kugeza igihe azatugeza ku rwego nk'urwo ariho, tugafatanya uyu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Yesu akagaruka tukitahira mu bwami bwo mu ijuru, aho ubukwe nyamukuru nyirizina buzaba busohoye. Nyuma yaho tuzongera kugira ubundi bukwe ukundi, ahubwo tuzakora mu munezero w'iteka ryose. Ati abana b'imyaka 10 kugeza kuri 15 urugaga rwitwa Pathfinder cyangwa se abarondabukanda bambara gutyo nyine mubareba, ariko se erega buriya baba babasuhuza, twabahaye amashyi koko tukabashimira. Yego rwose murakoze cyane. Ati namwe rwose mwadufashije kwizihiza ubukwe bw'umuyobozi wacu, turabashuhuje rwose, mwakoze kuza, reka tubongere amashyi rwose. Yego rwose murakoze cyane. Ati ibyo mukora ni byiza, inifomu bambara niyo, ntabwo bambaye umucanganyika ko mubona umweru mukabona n'iyindi shati. Mu cyiciro nyine ni uburyohe, tugira amatsinda atandukanye nk'uko mubibona. Urwo ni urugaga rw'abato cyangwa se iyo twita karabu avanturiye. Ni abana bo guhera ku myaka 4 kugeza ku myaka 9 babarirwa muri urwo rugaga, ndetse bakanambara uko nguko mu nkweto z'umukara, niyo tekinike, amasogisi y'umweru, igitambaro gisa gutyo, amashati y'umweru aciye amaboko. Ikamba ntabwo tucyita ikiziriko, ntabwo tucyita umukandara, tubyita ikamba niryo zina. Umukandara niwo dukenyeza ipantaro, ariko kariya kandi kariho ni ikamba, niko kitwa na forari irimo ikirango kimeze gutyo. Ikirango muri bubonemo umubyeyi w'umugabo n'umugore bafashe umwana bamwerekeza ku nzira igana kuri Kristo, kurera Kristo, kuko ubwo Kristo azaza muzababazwa. Umenye ko ari inshingano mwahawe.
rero nabo bakaba banejejwe no kuza kwizihiza ubu bukwe bw'umuyobozi muri iki cyiciro. Ati muyobozi rero ndetse namwe bayobozi b'itorero muri hano, ibirori twateguye birakomeje. Ati ubu hagezeho ibirori by'abayobozi bakuru. Ati abayobozi bakuru natwe tunejejwe no kwizihiza ubu bukwe bwawe nshimira, kandi turacyakeneye ko ukomeza kubana natwe muri uyu murimo. Inshingano duhuriyeho n'imwe rukumbi yo kwamamaza izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Niyo nshingano dufite mu cyiciro cya Aziya, imwe rukumbi. Hanyuma ubwo Yesu azagaruka tukazabana nawe mu bwami bwo mu ijuru, ariko dufite n'iminyago twabwirije ubutumwa ikarokoka akaga ka Satani. Yego rwose bayobozi bakuru, reka tubashimire, tubahe amashyi, tubahe amashyi rwose. Yego bayobozi cyane rwose. Aba bitwa abayobozi bakuru kubera ko ari abayobozi ndetse bagahabwa izo nshingano zo kwita kuri urwo rubyiruko. Niyo mpamvu bitwa abayobozi bakuru. Ati rero mugenzi wacu Ndayisenga Fabrice uri imbere cyangwa se turi imbere y'umukunzi wawe Esteri, turaguhamiriza ko tuhamya neza ko uri agaciro, udukeneye muri uno murimo kuko ntitwawishoboza. Kugira ngo duhamirize Esteri neza ko uyu murimo ukiri mugari, tukigukeneye. Igihe uzajya umubwira uti mu cyiciro cya Jiya barankeneye ku murimo runaka, Esteri atazajya agira ikibazo atari ko ayo Jiya abo bagukeneye biki. Uyu munsi azazirikana neza ko aho amubwira agiye kujya yahabonye kandi ahazi neza. Ati rero dukomeze dukomerere mu mwami, umurimo dukora n'uw'umwami, niwe dukorera kandi niwe udushoboza. Ku iherezo tuzanesha. Yego rwose. Amashyi rwose, amashyi rwose nimba munejejwe n'ibi birori. Yego yego rwose. Aba ari abakozi b'itorero nyine, nk'uko bambaye umwambaro w'icyiciro bahabwa n'itorero ubafasha gukora akazi ariko ko kwamamaza ubutumwa bwiza, cyangwa se icyo tuvuga ngo uniforme. Nanjye ubuyobozi Justin Niyogakiza, urabona ko biryoshye, ariko nimba abantu babyishimiye cyangwa uko babibona ntabwo mbizi. Reka mbasabe wenda nimba babona banezerewe rwose, dutanga amashyi. Ikigaragara bari gufotora cyane, ariko ntibagaragaze no mu maso bamwenyura. Twaje mu birori, reka mwe kuzinga iminkanyari, ahubwo mucyo mu maso cyane. Ibibashimisha mukome mu mashyi,
nabyo ni ibimenyetso bimwe byerekana yuko umuntu yishimye. Yego rwose. Ubundi ubukwe ubwo kunezera. Yego. Umunsi w'ibyishimo n'umunezero. Yego. Barimo barabasezeraho abayobozi bakuru, mubahe amashyi bakoze rwose. Yego. Ingano za dore kabana nabashira gutyo uretse Bangrere. Wabonye? Bangrere. Nabubona. Urugaga rw'abarondabukanda cyangwa se pasifayenda bagizwe n'imyaka kuva kuri 10 kugeza 15. Wabonye do? Reba neza. ngo duce bugufi dukorera yo ntiwabonye se ababonye baje benye bashinjagira ishema n'ituze ryinshi bambaye utunyange bashagawe cyane n'abo ngabo ntiwibeshye n'abo bose se oya ni umukobwa umwe muri abo ki abahanze amaso akebuka areba uburyo gati igitego ndagitsinze negukanye icyamamare nka Fabrice se ni muntu ki? Ni umusore w'igikundo n'uburanga bwinshi araseka ukagira ngo ni inyange zisanzwe ikirere mama we nkatwe nka club ya Pasifanda Adventures Kibagabaga tubashimiye ubutumire mwatewe kutumira twese muzabyare hungu n'akobwa kubwa Yesu Kristo mwana wacu amen. Wamashyi
Kangungeri n'uwimana Ariel Aratanga Esteri Aramwanza Arisenga Fabrice. Murakoze cyane, Imana y'umugisha. Fabrice rero nakomeze atere intambwe uko yateguye yakira Esteri.
reka tunezerwe umwanya mwiza twinjiyemo w'ibirori byacu y'umukwe n'umugeni ariwe Fabrice ndetse na Esther. Dushimire abasore beza bamaze kwizihiza ibirori babashyigikiye. Imana ibamugishe. Reka rero twakire imiryango yombi, umuryango wa Fabrice ndetse barahari. Nimudufashe mubahe ibyiciro byabo baze hano imbere. Imiryango yombi turayageza muri wicare ugubwe neza, urebeshe amaso abana banyu bibarutse, kandi wumvishe amatwi ibigiye gutegurirwa hano mu rusengero rw'Imana, maze imigisha y'Uwiteka dusabire hamwe mu izina rya Yesu.
ugiye gukora uyu muhango ariwe Pasiteri Masaret wo ku rwego rwa conference, akaba yitwa Niyonagira Alex, niwe ugiye kudukorera uyu muhango. Aramajije na korali AY Choir, kugira ngo mu cyubahiro cy'Imana bajye tubaki. Turabakira iki? niyo iba yatanze amahirwe nk'aya ngaya, ntabwo ari amahirwe aba afitwe na buri wese, ari twebwe abatashye ubukwe
ndetse n'abo twatahiye ubukwe, twese tuba twahawe impano ikomeye. Dufatanye rero gushima Imana, izina ryayo rihimbazwe. Ndetse na Esther, ni umunsi tunezerewe ko twatashye ubukwe, ariko kandi ni umunsi Fabrice na Esther banezerewe cyane kuturenza, kubera ko ni umunsi bari bategereje igihe cy'ubuzima bwabo kugeza kuri uyu munsi. Ni umunsi batekereje, nyamara wari usanzwe ugenwe, kuko Imana niyo yawugennye, nubwo bo batari babizi igihe kikagera bakawutekereza, ariko bataragabaho, bataramenya ubwenge, Imana yari yarawuteganije. N'abajiya bakuze bakurikizaho n'abashefu bwite, mwese Imana ibamugishe. Fabrice na Esther, ndumva mwishimye kuko muri mu muryango w'abajiya, sibyo? Birabanejeje, ni byiza cyane kubona abajiya babari hafi ku munsi wanyu nk'uyu nguyu, birashimishije. Nubwo ariko Adamu yavuze yarayahumekewemo Imana, kuko Imana niyo yagennye ko umwe azasiga undi agasiga. Igihe Imana yari imaze kubona yuko umuntu adakwiye kuba wenyine, abaririmbyi mwakoze cyane, mwongeye kutwibutsa icyo gitekerezo. Imana iravuga si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufashe umukwiriye. Aramusinziriza, akuramo urubavu aruhinduramo umugore wa 18. Ukaba Uwiteka Imana yaravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufashe umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose, inyamaswa zo mu ishyamba zose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu bimenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka. Nubwo Imana yari yamuteguriye ibimuzungurutse byose bibasha kumunezeza, ndetse Imana ikamuha ububasha bwo kubyita amazina, ngo ariko gufasha umukwiriye yarataraboneka. Niyo mpamvu Imana imurebye yabonye ko hari icyo abuze, ibona yuko atakomeza kubaho uko nguko, ihitamo muzakomeza gusoma, kubera yuko mushatse gushyira mu bikorwa icyo Imana yavuze, mushatse gushyira mu bikorwa icyo Adamu yavuze igihe yari amaze kunezezwa n'ibyo Imana imukoreye, akavuga amagambo y'umunezero, aho ahereye ku murongo wa 23 yavuze ngo uyu ni ufa n'amagufa yanjye, ni akara k'umara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Maze arakomeza ku murongo wa 24 ngo icyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akaba n'umugore we, akamara bombi bakaba umubiri umwe. Ubu ntabasoma none buri wese yumvise akwiye kuva iwabo. Biratubwira ko wari uharambiwe, kandi ntabwo ari ikosa ukoze, ntabwo ari ikosa ukoze, kuko niko bigomba kugenda, niko Imana yabiteganyije. Igihe kigomba kugera, umwe akava iwabo, undi akava iwabo, hakabaho guhitamo ugiye kuba. Imana yemeye ko iryo hame ribaho. Rero mugiye kubana, ntawe uteganya gusura iwabo, kandi ntabwo mugiye kubana igihe gitoya, igihe runaka, ahubwo mugiye kubana ubuzima bwanyu bwose. Muzayisenge ntacyo muzayibona, muzayisenge urugo rwanyu ruzaba urugo rwiza, muzayisenge urugo rwanyu ruzaba ijuru rito, ruzaba urugo rw'abantu. Nta n'ibindi byinshi dukwiye kubabwira, ariko ndagira ngo mbabwire ibintu bibiri bizatuma uyu mugambi
umugambi wanyu muwugeraho nanone nuko uzabyubahiriza buri wese ndamubwira kimwe n'undi mubwire kimwe, ibyo bintu uko ari bibiri nimubyubahiriza umugambi wanyu uzawugeraho. Icya mbere ndakibwira Esiteri. Esiteri ndakubwira inama iboneka mu Efeso, Pawulo yandikira mu Efeso cya 5 ku murongo Efeso igice cya 5 nayo ntabwo ni inama Pawulo yatanze kugira ngo abashakanye babashe kugera ku ntego yo gushakana. Abo mu wa 22 aravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Bifite ikindi kintu hano muri iri somo, bifite ikindi kintu ngo nk'uko mugandukira umwami wacu. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzashobora kumugandukira utagandukira umwami wacu. Ubwo rero inama nkuru ni uko ukwiye kugandukira nde? Umwami wacu. Ugomba kugandukira umwami wacu. Wamara kugandukira umwami wacu akagushoboza kugandukira umugabo. Ni ya Fabrice iraboneka nanone mu Efeso igice cya 5 ku murongo waho wa 25. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Nawe urasabwa gukunda Esiteri, ariko uburyo usabwa kumukunda mu bitandukanye n'uko we usanzwe umukunda. Kuko ikigereranyo kiri aha ngaha, urasabwa kumukunda nk'uko Kristo yakunze itorero akagenza gute? Akaryitangira. Birasaba ngo umukunde kugeza naho ushobora kumwitangira. Ariko kandi ikindi kihishemo ni uko burya Kristo ntabwo yadukunze kubera ko twari beza, ntabwo yadukunze kuko twari urukundo. Hari igihe gishobora kugera hakaboneka impamvu wakwitwaza yatuma utamukunda. Iyo mpamvu nta gaciro ugomba kugira, kubera yuko nawe Kristo yaragukunze kandi utarumukunda. Yewe Fabrice sezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana bavuga ko wowe Esiteri uhereye uyu munsi ngujyanye ngo umbere umugore w'isezerano, nanjye nkakubera umugabo w'indahemuka. Nzajya mukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye. Nzajya ngukunda ngukunywakaze, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukenye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Gusezeraniye ko nta wundi mugore nzigera nguharika igihe twembi tuzaba tukiriho, nk'uko itegeko ry'Imana riri. Tuzabana iteka, kandi ngusezeraniye ko ntazigera neshuka kugukunda. Nageze ngo ntabwo mwabyumvise, murakoze cyane gushima kuko mubise ko avuze ibintu bikomeye abibwira Esiteri. Ariko ikibazo cyanjye ndibaza niba Esiteri we yabyumvise, kuko nta kimenyetso nigeze mbona kigaragaza ko yabyumvise, mu gihe mwebwe mwashimye, kandi sinzi niba yari kubyumva ntashimye. Yego
sibyo sabu. None se we kumva yakwishima gute nawe utamugaragaje ko wishimye? Urakoze cyane. Ngaho rero nawe mubwire icyo wumva witeguye kumubwira. yewe Esiteri nsezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bagana n'isoko wowe Nzayisenga Fabrice uhereye uyu munsi njyanire mbere umugabo w'isezerano nanjye nkakubera umugore w'indahemuka nzajya mukunda nzajya muhumuriza nzajya muhesha icyubahiro kigukwiriye nzajya mukunda mukuru wavuze uri muzima cyangwa urwaye dukize cyangwa dukennye tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi tubyaye cyangwa tutabyaye dusezeraniye ko nta wundi mugabo nzigera guharika igihe twembi tuzaba tukiriho nk'uko itegeko ry'Imana riri tuzabana iteka kandi gusezeraniye ko ntazigera ntezuka kugukunda. Murakoze cyane namwe gushima ko mwumvise. Kereka gusa Fabrice nawe abaye atumvise ariko abaye yumvise yabigaragariza Esiteri. Ubwo nuko nguko muzajya mubigenza ntibibe by'uyu munsi gusa, sibyo? Muzajya mushimana buri wese agaragariza mugenzi we umunezero. Guhana aya masezerano twese dukurikiye kandi twabishimye kuko nicyo twari dutegereje. Bamaze gusezerana ku bana kandi bakabana ubuzima bwabo bwose, ntacyo bateganya ko kizigera kibatandukanya ubuzima banyuramo bwose. Iri ni isezerano ryiza kandi rifite agaciro. Nanjye rero nshingiye kuri iri sezerano bamaze gusezerana, umugabura ubutumwa bwiza mu itorero ry'Abadiventisti umunsi wa karindwi, ntangaje ku mugaragaro ko kuva uyu munsi Nzayisenga Fabrice abaye umugabo wa Musabimana Esiteri kandi ko Musabimana Esiteri abaye umugore wa Nzayisenga Fabrice. Kubw'ibyo Imana ifatanije ntihazagire ugitandukanya none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Esiteri kuko ari umunsi babaye umwe. Twese rero abateraniye aha ngaha twatashye ubukwe bwabo, dufatanije nabo kugushima izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turabazanye rero tubashyize mu biganza kugira ngo iri sezerano ryiza bamaze guhana bazashobozwe nawe gusohoza. Turabakweretse uru rugendo batangiye rwo kubaka urugo kandi bakarwubaka bagendeye ku bumwe ubuzima bwabo bwose uzabaherekezemo, maze nibataha banezezwe n'ibitangaza wabakoresha izina ryawe. Turabakweretse kugira ngo uzabahe umugisha wo kubyara umukobwa kandi uzabahe ubushobozi bw'impano byo kurera kugira ngo iyo mpano ikomeye uzabahaye bazayikungukira ubwami bwawe. Tubasabiye ibyiza byose bigukomokaho kandi turagusabye kugira ngo umunsi ku munsi bazajye babona ko bari kumwe nawe, banezerezwe n'ibyo uri kubakorera, banezerezwe no kuguhesha icyubahiro. Zigaragazemo uko Yesu Kristo yatashye ubukwe bw'i Kana, akomeze no kuba muri ubu bukwe. Ababutashye bose bamugirire umugisha kandi
ikirenze ibindi twese bari muri ubu bukwe uzabe gutahana ubukwe bwa Mama w'Imana ko tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Umwanya tugezemo ndagira ngo batangarize ko kuko twari tubimenyereye twari dusanzwe dufite umuhungu witwa Nzayisenga Fabrice, dusanzwe dufite umukobwa witwa Sabimana Esther. Ubu ngubu ntabwo tukiri kumwe n'umuhungu n'umukobwa, ahubwo turi kumwe na Bwana na Madamu. Kandi si wabibereka, twasaba uburenganzira mubaye mwumva mushaka gushyira ayo matsiko kandi mwumva ntacyo bababwiye nabwo twakomeza gahunda. Koze cyane rero nabo kubw'umwanya udasanzwe bagezemo nabonaga buri wese afite uburyo ashaka. Uburyo agaragariza Fabrice umunezero afite kuko uyu munsi nawe nabikora nyine nk'uko yabiteguye. Mumaze kuba umwe rero katubasabe twebwe kumenyereza rwose uranezeza kandi burahesha data icyubahiro ubukwe ni bwiza rwose uranezeza kandi burahesha data icyubahiro. Imana yaremye umuntu imuha ubutware w'ibyo yaremye, ariko irebye isanga atari byiza waba wenyine muri Edeni. Ubukwe ni bwiza, ubukwe ni bwiza rwose uranezeza, uranezeza kandi burahesha data icyubahiro. Ubukwe ni bwiza, ubukwe ni bwiza, ni bwiza rwose uranezeza,
burahesha kandi burahesha. bamaze gushyira umukono kuri aya masezerano uretse kugenda bamaze gushyira umukono kuri aya masezerano ni amasezerano bamaze guhana ari kuri iki cyemezo cy'uko bamaze gushyingiranwa kandi iki cyemezo gihabwa n'itorero ry'Abadivantisiti wa karindwi kugira ngo bazajye bibuka amasezerano bahanye uyu munsi kugira ngo umunsi ku munsi buri wese azajye asuzuma arebe niba ibyo yasezeraniye mugenzi we akihagazemo. Tuzajya tubibutsa uyu munsi kandi tubibutse n'ibyo mwasezeranye kandi dusaba Imana ngo izabashoboze gushyira mu bikorwa ibyo mwiyemeje mu izina rya Yesu. Bakiri hano se abubatsi ngo bishimiye bahaye ikaze nabigaragaza abo bari bishimira cyane abantu urungano rwabo se twagize n'abajyanama bacu kuko bateye intambwe namwe mubigaragaza. Yego murakoze cyane. Imana rero iramugisha.
warutamarije n'igiciro reka gushakira inzira zitari umugore mwiza atangwa n'uwiteka uwiteka iyo yamuguhaye akubera umutima w'urugo uwiteka iyo yamuguhaye akubera inyunganizi uwiteka iyo yamuguhaye akubera inyamibwa nziza uwiteka iyo yamuguhaye urugo rwanyu rubisha ururito nshuti yanjye ntirwubakwa n'amafaranga menshi imodoka cyangwa amashuri menshi ahubwo rwubakwa n'urukundo nubwo baba mu nzu ntoya yitwa ivumbi mugasangira dukimara ibahaye hari urukundo kandi mushyize hamwe uwiteka burya araza akabasanga urugo rwanyu ruba umucyo mu zindi ngo urugo rwanyu rutanga inama nziza urugo rwanyu ruba umuti mu zindi ngo urugo rwanyu rubisha ururito nubwo mwaba mu nzu ntoya yitwa ivumbi mugasangira dukimara ibahaye hari urukundo kandi mushyize hamwe uwiteka burya araza akabasanga urugo rwanyu ruba umucyo mu zindi ngo urugo rwanyu rutanga inama nziza urugo rwanyu ruba umuti mu zindi ngo urugo rwanyu rubisha ururito urugo rwanyu ruba umuti mu zindi ngo urugo rwanyu rubisha ururito turabifuriza urugo ruhire muzabyare muheke guhera ubu kugeza n'iteka ryose uwiteka ajya abana namwe turabifuriza urugo ruhire muzabyare muheke guhera ubu kugeza n'iteka ryose uwiteka ajya abana namwe mbega ukuntu mwahisemo neza muyemeza gushinga urugo burya dukundwa n'uwiteka nicyo cyatumye muri edeni uwiteka avuga ati si byiza ko umuntu aba wenyine amuremera umufasha bombi bajye bamarana irungu namwe mwembi mwahisemo kuzajya mufashanya muri byose dusabye uwiteka ajya abana namwe muri uru rugo mutangiye ubu turabifuriza urugo ruhire muzabyare muheke guhera ubu kugeza n'iteka ryose uwiteka ajya abana namwe turabifuriza urugo ruhire muzabyare muheke guhera ubu kugeza n'iteka ryose uwiteka ajya abana namwe urugo ruba rwiza pe iyo rufite yesu uwa yesu isoko y'urukundo uwa yesu isoko y'ubutunzi uwa yesu isoko y'urubyaro uwa yesu nicyo gituma namwe mwembi
ngusaba ko mwararika Yesu akazajya ahora iwanyu mu rugo. Icyo ni nacyo twifurije n'abandi bose mu ngo zabo, yuko bazajya bararika Yesu ababera umujyanama, kuko burya ufite Yesu aba afite byose. turabifuriza urugo ruhire, muzabyare muheke, guhera ubu kugeza n'iteka ryose, Uwiteka ajya abana namwe. turabifuriza urugo ruhire, muzabyare muheke, guhera ubu kugeza n'iteka ryose, Uwiteka ajya abana namwe. turabifuriza urugo ruhire, muzabyare muheke, guhera ubu kugeza n'iteka ryose, Uwiteka ajya abana namwe. nezezwa no kubona njye nawe turi hamwe dufatanyije urugendo, kabone nubwo hari abatabyumva iminsi izababwira. nshimishwa no kubona tujyana tutitaye kubidutanya, inzozi zacu n'ubushobozi bwacu turi urumuri ku bandi. mbona urakarabo keza Imana ishyiriye ku isi, uri umugisha wa benshi ku isi, ndahirwa kukugira. kuko njye nawe turi paradizo, turi paradizo y'Imana. njye nawe turi paradizo y'Imana. njye nawe ejo ni heza kuruta uyu munsi, niba bose bamenya bakera umunani nk'undi, kandi ko urukundo rugiye rushatse. ejo ni heza ndahareba cyane, aho isi yose zamenya ko urukundo ruruta byose, rutagira umupaka, maze ruganze we. mbona urakarabo keza Imana ishyiriye ku isi, uri umugisha wa benshi ku isi, ndahirwa kukugira. batambuka rwose, kandi ngira ngo mu cyubahiro cy'Uwiteka turabinginze kugira ngo batambuke neza, bakimbagira gitware, kubera yuko uyu munsi ni uwabo. rero reka tubasabe ducunguje uburyo umwete
kugira ngo bihute. Dusabe n'umuyobozi abayobore neza. Rero nk'uko murabibona mu gikoni kugira ngo gahunda zigende neza, murabizi ubu turi mu gihe cy'iterambere, ntabwo mwigeze mubona umwotsi ucyumba, dusigaye dukora ku ikoranabuhanga. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me, that roundabout me you wanted to stay. Turirimbe n'igitero cya kane 139. Nabonye inshuti hebuje yamuze narabaho yanyiyegeresheje ineza n'urukundo rw'iteka bituma dushyikirana ubu datandukana kuko nduwe nawaru wanje ibihe bidashira. Nabonye inshuti hebuje yimuwe n'urukundo n'iyindi kanyunganira n'iyirengera iteka. Mbese niki cyadutanya ko dukundana rwose n'iby'isi cyangwa se urupfu? Oya nzaguwiteka. Mwami Imana ishobora byose, urera kandi urakiranuka, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Reka tugushimire ubuhanga n'ubuhanganye bwawe bwaremye umwana w'umuntu, ukamurema ku ishusho yawe, ukamushyira muri Edeni. Ariko igihe wari umaze kumuha inshingano zo kwita amazina yose inyamaswa, akagira ipfunwe yabonye ko atari byiza kwaba wenyine, nuko uramusinziriza umukuramo urubavu uruhindura umugore, umumuhaye Adamu arishima. Yamuvugiye imitoma ikomeye, aravuga ati aka ni akagufa ko mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Nuko Adamu yishimira Eva, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Abo nibo basekuruza b'abantu, nibo dukomokaho. Uyu munsi wa none rero washimye yuko Fabrice ndetse na Esteri babasha guhuzwa kugira ngo babe icyuzuye, kandi imiryango yombi turabashagaye, turi inyuma yabo. Niyo mpamvu duturije hano imbere y'ubwiza bwaho duteguriye kugira ngo uyu muhango w'ubukwe bwera uyobore, kandi nugera ku musozo twongere gushima izina ryawe. Twemerere tube imbere yawe nk'ibikoresho byawe rero, kandi utugire icyo tugomba kuba cyo,
kandi ubu bukwe twinjiyemo hano muri iyi si butwiteguza ubukwe tugiye kwinjiramo bw'Ikana y'i Galilaya. Ngubwo Yesu Kristo nk'umukwe agiye kuza, natwe imbaraga y'Umwuka Wera dutegure nk'abageni ngo tuzamusanganire tujyane mu bwami bwo mu ijuru. Utugirire neza kandi uhaze buri wese icyo akwiriye guhazwa nacyo, haba ari mu buryo bw'umwuka, haba ari mu buryo bw'umubiri, byose byezwe nawe. Tubigusabye tukwinginga mu izina rya Yesu, urakoze. Amen. Yana rero turi mu bihe bidasanzwe, natwe dukwiye kuba badasanzwe. Yohani, nari ngakwiye kukugwa mu mbavu rwose y'ejuru, ariko ningusuhuza gutya n'umuryango wawe ubyakire. Amahoro y'Imana bane namwe. Turabishimiye. Ariko reka nsabe b'abakobwa b'abanyagikari banjye baze banyegere, kuko amazi yatembye ageze kure. Niba banyumva banyegere. Ngeraho yumva buryoshye nk'ubwo iwanyu ubwo bwishaza aza kumbwira. Batuno bakumbuye ariko natwe niyo mpamvu rero twazamutse ngo ayakiriye ikirahure maze ukabanza ugashyira ugasogongera ubuzima bwacu. Bati ku muntu izamashyi tubashimire rwose. Maze numara gusogongera wicare ugubwe neza. Hano ni ukwisanga. Urwimo uraza uje gusaba umugeni. Umugeni baramukwemereye, uzana ibyangombwa byose bigenewe gusaba. Gukosha inkwano za mbere uraziduha, gukosha iminani urayiduha, yewe inzego zose zaba iz'ubuyobozi zaba iz'itorero zose twazinyuzemo, ntabwo twegeze tunyuranye. Umugeni wasabye twamugurishiye, kugira ngo ucyo bukurebe ko umugeni ko twaba twaguhindura, ariko nzi ko tutabikora. Kugira ngo rero umuryango wa Nsanzurwimo, Shadaraki, Dereye Intore Nkuru agarariye, iryo jambo niryo wamaye kugira ngo umugeni wasabye tumukuzanire tumugushyikirize, yewe n'umuryango wawe tazavuga utari ko yenda bya bintu twahaga Adiyeri umenya ahari yarabijyanye ahari ku ruhande. None rero umuryango wawe uyu mugeni wagutumye twamuhetse twamugejeje hano. Imana uru rugo rushasha iruha umugisha, kandi natwe twese iruha umugisha. Murakoze. Wanga amazimwe abantu bahabona, wagira inshuti yagira nkawe, watuma mukuru yatuma nkawe. Mu izina ry'umuryango wa Esidarasi rero ntabwo wambwiye ngo ninkebuke ndebe, ahubwo nibuze kubaza Fabrice. Burya ninza ku mama yakajiju nkabona Fabrice amwenyura, ndamenya ko ari byo. Amaso yanjye yo amaze kuba akuze. Kumuhobere mwa cyane. Mufatari. Kumuhobere ariko. Ngo no kugasa. Kwa imfura zisezeraniye niho zimuri. Ntabwo kandi abakiranye neza burya berekana utwobo. Ntabwo wigeze unyiteba, sinigeze nkwiteba. Bagasozi kazamutse nkakamanuka umugeni. Reka tubashimire rwose ko mwareze neza, kandi umwari Esteri uduhaye, nubwo tufite akicaro hano mu Bwanacyambwe, araza kujya mu mayaga. Ahantu mwavuye rero ni kure,
hari urugendo pe mwagize kwitanga Imana ibaha umugisha yagira ngo nsabe nagira ikindi nongeraho babanze babanyakirire iki rwose ni igihamya kidasubirwaho cy'urukundo rufite ireme uko Imana yemeye kubahuza mwembi nta kabuza birimo umugisha imiryango yanyu n'inshuti baranyuzwe muratsinze no hepfo natwe umwubakiye iyo haruguru munize amashyi tubashimire uyu ni umusanzu w'uru rugo rwa Fabrice na Esther murakoze cyane turabashimiye Imana ibaha umugisha yego rwose ukwibyara bitera akanyamuneza kandi aho ujisha igisabo ntiwatera ubwana cyane nuko tubayeho kandi kwishaza nuko tubayeho urakoze cyane kumpaye umusanzu twaje turucinyira kandi turaza gukomeza intangiriro y'ubuzima muzabwubakire kuri Yesu niwe cyuzuzo Imana iguhaye ingabire y'igiciro azaguhindukira umugisha ibyishimo ndetse n'amahoro niwe cyuzuzo Imana iguhaye ingabire y'igiciro azaguhindukira umugisha ibyishimo ndetse n'amahoro ni igishushanyo cy'ubukwe bw'ijuru turi hafi kuzataha aho Yesu azaba ari umukwe turabageni mbega ubukwe ndabugutuye abamarayika bazaba badukikije bambaye imyambaro yera we mugeni nawe mukwe tuzatahane ubwo bukwe butazashira niwe cyuzuzo Imana iguhaye ingabire y'igiciro azaguhindukira umugisha ibyishimo ndetse n'amahoro niwe cyuzuzo Imana iguhaye ingabire y'igiciro azaguhindukira umugisha ibyishimo ndetse n'amahoro yantumye ngo Esiteri agukorere waguhaye umugeni kandi aguhaye n'imirimo umukozi ejo atangira akazi kuko no mu muryango wacu yakoraga iryo jambo rero umuryango wa Shadaraki wambwiye ngo ubwo uba uhetse umugeni ushyiriye umuryango wa Deyasi umubwire ko atamuhaye umugeni gusa ahubwo ko tumuhaye n'imirimo kugira ngo agukorere. Urakoze. Boniza amakitu batsinze. Batari benshi uko ni imvugo ijimije irimo gusiga mu muco nyarwanda wa kera. Iryo jambo ryavugwaga hashize amezi 5 hashize 8 uko habanzaga kubaho icyo bita kwarika.
ba nyirasenge, ba nyirabukwe, baramukazi, bakabanza bakamwarika bakamwigisha gutereka amata ku ruyimbi, bakamwigisha uburyo bacunda amata. Igihe cyazagera rero bakamuterera amashyiga bakamuha akazi. None kubera ko turi mu bihe bidasanzwe, tukaba dukwiye kuba badasanzwe, tuzi ko ari umukozi, uvuga ngo ahawe ubwemererwe bwo kuhita ajya mu kazi. Yego yego. Aha, nibakumbera amashyi niba rukora byumva. Muri make mu mvugo ya Kinyarwanda n'ikindi ni Ikinyarwanda, ariko ya bindi mwita ngo kwarika, tumuhaye imirimo abakorera. Ntabwo ari mu ndyamo, biraba ngombwa yuko Esidarasi ari bujye kukwereka aho yubakiye Fabrice kugira ngo umuryango wanyu uzamenya aho uzamusura, uzamenya aho uzamusanga. Ngayo nguko rero, reka ngushimire ko ubahirije gahunda y'ubutumwa bwawe, kandi nubwo duhaye Esther w'umunyamirimo na Fabrice ni umukozi. Kigeretse kuri ibyo, Esther asanze abandi bakuru be, turabatetesha tukabarinda icyabarakaza. Iyo tubahaye amahoro, bera imbuto z'umwuka. Imana iguhumure. Amashyi rwose. Yesu ari umukwe, twe turabageni, turishimye turanezerewe kubw'uyu muhango w'ubukwe. Ababiri bahindutse umwe, Yesu ashimwe ahabwe icyubahiro. Turishimye turanezerewe kubw'uyu muhango w'ubukwe. Ababiri bahindutse umwe, Yesu ashimwe ahabwe icyubahiro. Umukwe we yariteguye, umugeni barazirikana, none bombi bahuriye aha guhamya yuko Yesu ari we wabikoze. Turishimye turanezerewe kubw'uyu muhango w'ubukwe. Ababiri bahindutse umwe, Yesu ashimwe ahabwe icyubahiro. Turishimye turanezerewe kubw'uyu muhango w'ubukwe. Ababiri bahindutse umwe, Yesu ashimwe ahabwe icyubahiro. Yesu Kristo yaradukunze adukwa amaraso ye, ari hafi yo kutujyana mu bukwe bwe ntabwo mu ijuru. Turishimye turanezerewe kubw'uyu muhango w'ubukwe. Ababiri bahindutse umwe, Yesu ashimwe ahabwe icyubahiro. Turishimye turanezerewe kubw'uyu muhango w'ubukwe. Ababiri bahindutse umwe, Yesu ashimwe ahabwe icyubahiro.
tubahaye wabonye ko umwana wacu warahabonye atunzwe n'imbuto gusa. Izo mbuto tuzibahaye, Imana ibaha umugisha mu rugo rwanyu, ntihakabure imbuto mu rugo rwanyu. Uwiteka munize amashyi bashimye. Nubwo mutabyumvise, umubyeyi aragira ati urugo rwanyu iki gihugu cy'u Rwanda. Ndetse nimwangiza amashyi tukabashimira. Bagira ku nyanja y'ibirahure tuzaririmba n'abamarayika tubifurije kuzabayo. Muzihanganirane, muzafashanye, Imana yanyu izababe hafi, urugo rwanyu ruzaba ijuru rito. Dore mutangiye ubundi buzima, muzihanganirane, muzafashanye, Imana yanyu izababe hafi, urugo rwanyu ruzaba ijuru rito. Urugo rwanyu ruzaba ijuru rito. Urugo rwanyu ruzaba ijuru rito. Ijambo naje mpetse babwire nuko mwanyakiriye, babwire nuko mbega uko mwabyishimiye. Ubundi murakoze tukaniganirira ntacyo bitwaye, ariko umwanzi w'igihe ni amasaha. Hari igihe tutazatandukana, urabeshya. Ariko uyu munsi wo ntabwo biri buze kwemera, kandi kukugirira neza kugira so yiturwa indi, ntabwo wigeze ungirira nabi. None se kutangiriye nabi, njye ndibuze kukugirira nabi. Impamvu rero rwose bihambire, maze uza kugera aho ugomba kugera. Habayeho icyaka, uze gufungura, uhereze abagabo b'ibikwerere mwagendanye, uhereze amajija mwagendanye. Kandi rero iyi ni fere de route, ikaba ikimenyetso cyerekana yuko ubutumwa aho bwagomba kugera. Yego, murakoze cyane. Twagushimiye.
rujya mu ijuru, urugo rurimo Yesu rugira amahoro, abana biga kuvuga bahoye izina rye, urugo runezerewe bahora basenga, aho ababyeyi bakunda ijambo ry'Imana. waraturinze iminsi itambutse inyuma y'amaso yacu, mwami Imana yacu, imigambi yacu twagize yo kugira ngo dufashe uru rugo rushinzwe uyu munsi wayibayemo urayishyigikira kugeza none kuri iyi tariki mwami, izina ryawe ryera rihimbazwe. Nuko rero Mana yacu waturinze uyu munsi, twagenze mu byuma bitavuga ariko wabanye natwe. Uyu munsi twiriranwe nawe, turizera tudashidikanya yuko ukomeza kuturinda, izina ryawe rihimbazwe. Komeze kubana natwe ubwo tugiye gushingura ibirenge hano tukajya mu modoka, ubane natwe. Kandi mwami, imiryango isigaye ahangaha nayo uyirinde. Mwami Imana yacu, nitugera mu rugo amahoro kandi tukumva nta nkuru mbi yaturutse hirya no hino, turongera tugushime kandi tuguhimbaze. Komeza ubane natwe, uduhere ubuntu mu izina ryawe.